Iyi modoka ubona imbere yawe ikoze impanuka ikomeye cyane, abari bayirimo imbaho zirabagwira umwe ahitapfa, none amakosa bashinjije umushoferi kuko imizigo wari yikoreye ariwe wari wayipakiye. Ibi ngibi biri mu karere ka Rutsiro. Mu karere ka Rutsiro fusi ikoze impanuka ikomeye cyane maze bitongoranye yititana umwe mu bari yitwaye. Mu kagari ka Rundoye umurenge wa Ruhango mu karere ka Rutsiro habiri impanuka y'imodoka mu bwoko bwa fuso yari yikoreye imbaho nyinshi cyane zari zipanze no hejuru, ariko zimanuka maze umwe mu bari bari hejuru zino mbaho ahitapfiramo. Iyi mpanuka yagana saa 11 n'igice z'umugoroba kuwa mbere tariki ya 2026. Amakuru kandi avuga ko iyi fuso yari itwaye n'umugabo w'imyaka 53 witwa Tayezu Jean Bosco. Mu gihe w'impanuka yahitanye witwa Nsabimana Joseph ndetse abandi bakaba bayikomerekeyemo ari benshi cyane. Murunkweri Elida wabonye iby'impanuka aganira n'ikinyamakuru Imvaho cyagize ati muri bino bihe by'izuba nubwo ari imvura itungurana ikagwa usanga abashoferi basa nabizira imihanda maze ubundi bagapakira cyane bakanashyira abantu hejuru y'imizigo bumva nta kibazo ubundi rwose bakagenda nk'uko byagenze. Ati nabonye ari muri urwo rwego uriya mushoferi yabikoze kuko kugereka abantu hejuru y'imbaho zingana kuri iriya modoka nabonye ari ikibazo gikomeye cyane ndetse rwose nibyo kabitera. Imodoka ngo agendaga yitiba imbaho zikashaka guhingama, abari bazirimo nabo bakagenda bagahingama. Niko rero kurenga umuhanda mu buryo butunguranye. Umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano mu muhanda SP Emmanuel Kayigi we yavuze ko imodoka yarenze umuhanda muri metero 5, imbaho yari yikoreye zigwira abari bari hejuru yazo. Umwe yitaba Imana abandi bahita bakomereka bakabajyanwa ku kigo nderabuzima cya Kayove mu gihe umurambo wa nyakwigenderawo wasujyanwa mu bitaro bya Murunda. Yagize ati impanuka yatewe n'uburangare buri mu buteganya buke bwatewe no kuba umushoferi yapakiye imbaho agashyira abantu hejuru yazo kandi umuhanda yarari munyerera cyane. Nyuma yo gupakira zino mbaho bona agatashiro n'abantu hejuru yazo ngo urebye imodoka ntabwo agendaga cyane rwose, ahubwo bitewe n'uburemere bw'imbaho y'imodoka yari yikoreye byatumye iyi modoka inyererera ngo umuhanda imaje kurenga umuhanda itayikubita hasi ako kanya itayiyubika maze zambaho zose zitazigwira abantu bose bari bari hejuru yazo. Nkuko ibona imbere ya boderenge y'imodoka yashwanyaguritse byarangiye imbaho zishizemo ndetse ari hejuru munasa nk'ari abantu, niho iyi modoka yaturutse maze ikarenga umuhanda mpaka igaterwa ngaho ubona hari ibikori byinshi. Nubwo iyi modoka ubona isa nk'ihagaze ariko ngashwanyaguritse cyane bikomeye kuko nimba witegereza neza urabona ko muri paraburize ashwanyutse ndetse n'ibindi byo ku ruhande bike bikaba byagiye byangirika. Kugeza amagingo anga iperereza rikaba rigikomeje kugira ngo amenyekane mu by'ukuri cyateye impanuka ndetse umushoferi nimba reka bitera abiryozwe. Ni mu gihe kandi umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yabwiye abatwara ibinyabiziga bose ko basaba kugira amakenga yaho bari bitewe nuko bateye monde bakanirinda uburangare kuko biteza impanuka iyo hari byo birengagije mu kazi kabo ka buri munsi. Ngaye ngo ko twifurije witabye Imana kugira uruko ridashara wukire mahoro. Ni mu gihe kandi twangarisha umuryango wa kwigendera babwirane karagace mu ngenda cyari Mwinyabari Obedi nangi ni soko y'amakuru waruteza amatwi. Obi Time News.